abajenerali bari mu myobo, ba koroneri bari mu myobo. Noneho nguwo ahagera ari umusevire aje kwirebera adakenewe. Ndashaka kukubwira yuko nubwo hari igihe cyagera ukaba udakenewe, hari n'ikindi gihe cyo gukenerwa. Njya ntabwo nyitinya imbaraga z'abarozi, kuko imbaraga z'abarozi nta bushobozi zifite, nta n'ubutware zifite. Cyokora yuzize ukumva bizagufata, biragufata. Ariko iyo wizeye ko bitagufata, kuko Yesu yaravuze ngo muzakandagira inzoka mukandagire na sikoropiyo. Ntabwo rero ngo muzarya ikintu cyose cyica ntikigire icyo kibatwara. Ibyo ngibyo ariko biba kubize, utizeye niyo bakuvuze. Hari nabo bavuga bagahungabana, ariko mu by'ukuri n'abantu bavuga bagahungabana, ibyo nazo ni intege nke, uko ni ukutizera. Ubundi se wabaho batakuvuze? Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mwese, mugira amahoro y'Imana. Mbere yuko tumanza kugira icyo tuvuga, reka tumanze dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe. Reka uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, imbaraga zawe zituzeho, ubushobozi n'ubutware butuzeho. Kandi Nyagasani, iri jambo tugiye kuvuga mu izina ryawe rigira ububasha ku muntu wese rigomba kugeraho. Turagushimye yuko ubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Nitwa Tuyishimire Diogene, haba nifuje yuko twaganira ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cyo Kuva ibice 8 umurongo wa 6. Haravuga ngo nawe aramubwira ati bibukuvuze, kugira ngo umenye yuko nta yindi Mana ihwanye n'Uwiteka Imana yacu. Umurongo wa 7, ibikeri bizakuvaho bive no mu mazu yawe no ku y'abagaragu bawe no ku bantu bawe, bisigare mu ruzi rwonyine. Amen. Imana iduhane umugisha. Ndifuza yuko tuganira kwa aya magambo tugakuramo icyifuzo cyiza cyo gusenga. Aba bantu tubonye babiri barimo baganira, ni uruhande rwa Mose n'uruhande rwa Farawo. Ni abagabo babiri, umwe w'umunyembaraga undi w'umunyantege nkeya. Kubera icyo umwe abaye umunyantege nkeya undi akaba umunyambaraga. Farawo ni umugabo ufite ubwami, afite ubwami. Mose we nta bwami afite. Ariko igitandukaniro riri hagati yabo ni uko Mose ahagarikiwe n'ubwami bw'Imana, ariko Farawo we agahagarikirwa n'ubwami bwa Farawo. Itandukaniro rindi ririmo aho ngaho rero nuko ubwami bw'Imana Mose ahagarariye ntabwo amaso y'abantu abubona. Noneho ubwami bwa Farawo ahagarariye aribwo bwa Egiputa, bw'amaso y'abantu arabubona, burakomeye, bufite byose, bufite imbaraga. Mu buzima rero bwa buri munsi hari igihe duhura n'abantu bafite ubwami bwabo bukomeye, ugasanga ntabwo ubwami ari ukuvuga ngo ni amaleta gusa. Hoya, hari n'umuntu wubaka ibintu bye, akaba yarubatse ubwami bwe, akaba yaragiye abyubaka. Farawo rero we ntabwo yari yarabyubatse, ahubwo byari byarubatswe n'abamubanjirije, aza byinjiyemo. Mu buzima ntabwo ushobora gukomera ari weho wikomeje, ntibishoboka. Ahubwo umuntu akomera iyo hari abantu bamukomeje. Nta n'umuntu ushobora gukira ngo atere imbere bimuturutseho, ahubwo bituruka ku bandi. Kubera iki? Usanga umuntu wize afite amashuri ahambaye, ari abantu bamurihiriye. Kubera iki? Ntawe uza ku isi hari ibintu afite. Hoya, ahubwo umuntu wese aza ku isi akahasanga abantu. Ariyo mpamvu uyu munsi nshaka kukubwira ngo iyo udafite abantu nta kintu uba ufite. Kandi kugira ngo abantu bagire icyo bagukorera nuko ubu bafite nyine. Noneho rero Farawo we yaraje asanga ubwami bwarakomeye. Ariho Bibiliya ivuga ngo hima Farawo utazi Yozefu. Iyo ugize ibyago rero ukahura n'utakuzi kandi agufiteho ububasha, ubuhuye n'ibyago. Impamvu ubona abantu bamwe bari mu bibazo nuko babuze abantu. Impamvu utakomeye nuko wabuze abantu. Impamvu utate
uteye imbere, ni uko wabuze abantu, impamvu utize ni uko utagize abantu, ubuzima bwose urimo bworoshye, ibyago wagiye ugira ni uko utagira abantu. Ariko iyo ufite umuntu, buri muntu wese wagize umuntu yaramukomeje, ntushobora gukomera udafite umuntu. Noneho rero Farawo we yari afite ubwami bwe bukomeye. Ajya hageze asanga hari ikintu cyabaye, tunigiki amoko abiri yari ari mu gihugu kimwe. Hari ubwoko bw'Abanyegiputa, hari n'ubwoko bw'Abisiraheli buri muri Egiputa. Iki kibazo rero, noneho ngo ikibazo Farawo yari afite mu ubwo bwami bwe, ngo Abisiraheli barushagaho kugwira no gukwira kubera kubyara cyane. Noneho ngo Farawo agira ikibazo cyo kubona ko bazakomera, bagakomera bakaba ibihangange. Noneho mwuko kuba ibihangange ngo abona yuko ikibazo kizavuka bazabarwanya, ngo ahita atangira kuvuga ngo rero abana b'abahungu bose b'Abisiraheli bakwiriye gupfa. Noneho ngo ashaka n'abaganga ati nimujya mubona abana b'Abisiraheli havutse abahungu, mujye mubica, mujye mubahotora. Noneho ngo atanga itegeko, ariko noneho itegeko hari ubwo umuntu aritanga ariko mu ijuru batatanze iryo tegeko. Hari igihe umuntu avuga ngo uriya azapfa, ariko kandi nyamara akuvuga ngo uzapfa ntupfe. Kubera iki? Yatanze itegeko, ariko mu ijuru ho ntibatanze itegeko. Umva nkubwire, umuntu yagushyiriraho itegeko akavuga ngo uri bupfe, Imana itabyemeye ntushobora gupfa. Noneho ngo abana b'abahungu abaforomo bakajya babareka bakabaho. Noneho ngo Farawo agira ibibazo byo kubona abana b'abahungu bidegembya abona bariho. Ngo arabaza ati hamagara abaforomo, ni kuki abo bana bariho? Ni kuki tubona bidegembya? Ngo nuko baramubwira bati rero abana b'Abanyegiputa, abadamu b'Abanyegiputa batandukanye n'abadamu b'Abisiraheli b'Abaheburayo, ngo kuko Abaheburayo bagira imbaraga mu gihe cyo kubyara. Farawo ibyo ntibyamuca intege, aravuga ati rero icyo nifuza ni uko utwana twavutse mwaduta mu mazi twose tugapfa. Umva ikintu wangwa nshaka kukubwira, buriya hari abagomba gupfa byo koko, kuko Imana ubwayo yaravuze ngo nzemera ntanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Burya hari abapfa ariko hari n'abarokoka, ntabwo abantu bose bapfirira gushira. Noneho ngo ategeka ko babajugunya mu mazi, ariko abana b'abahungu babajugunya mu mazi barapfa. Ariko Mose wari ufite gahunda, wari warahawe gahunda atarabaho. Ndashaka kukubwira ko hari gahunda Imana yagushyiriyeho utarabaho. N'ubu ngubu hari umugambi w'Imana uri kuri wowe, hari ikimana yagushatseho, hari ikimana yakugambiriyeho. Icyo kintu rero Imana yagushatseho yakugambiriyeho, abantu bashobora gupfa, abantu bashobora kugenda, ariko wowe ugasigara. Kubera iki? Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu muriro, urumva bagwa mu muriro bakarokoka. Uriya muriro wari waramaze benshi, nibyo wari warishe benshi, ariko kubera gahunda y'Imana muri bo ntabwo bo bigeze bapfa. None se reka nawe nkubaze, nawe uze kubitekereza mu buzima bwawe, abo mungana barapfuye barashira. Wakwibaza uti se ni kuki abo twanganaga bapfuye nge nkaba nkiriho? Nta yindi mpamvu, ni umugambi Imana igufiteho, ni ibintu Imana izagukoresha bikomeye, ni ibintu uzakora, ni abantu uzagaburira, ni abantu uzambika, ni abantu uzarihirira amashuri, ni abantu bazaba bari mu buzima bubi uzaburokoramo. Ntabwo ari ukugira ngo abandi kuba barapfa, ni umugambi Imana igufiteho. Barapfa, bamaze gupfa abo bana b'abahungu abandi bararokoka. Noneho ikintu gikomeye ngo Farawo noneho ngo mu rwego rwo kugira ngo abananize, hari ikintu yakoze. Icyambere yaravuze ati buriya kubyara ni uko abantu baba bafite akazi. Aravuga ati nuko abantu nta kazi baba bafite, buriya niyo mpamvu babyara. None aravuga ati reka mbaha akazi kenshi, ntabwo bazabona umwanya wo kubyara. Kuko buriya kubyara kenshi kandi cyane nuko abantu nta kazi baba bafite. Iyo abantu badafite akazi barabyara cyane. None aravuga ati ariko nimba hata akazi nk'abakoresha imirimo ikomeye ntabwo bazabona umwanya wo kubyara. Ngo arangije abaha akazi kenshi, ngo kuburetwa arabavunisha, arabababaza, ariko ngo noneho barushaho kugwira no gukwira. Barabyara, noneho barakwira, baranagwira.
noneho ngo Farawo biramushobera ngo akajya bashyiraho akazi kenshi abakubita abaha uburetwa. Noneho abana bari muri bo bariheba. Buriya ikintu gikomeye iyo umuntu yatazi Imana, iyo umuntu yatamenyeranye n'Imana ariheba, ubwoba bukamwica agahahamuka. Ariko abasaza ngo b'Abisiraheli bari muri bo bakabwira abana bati, bana nubwo mubona turi kubabazwa, nubwo mubona dufite ibibazo, ariko hari Imana yavuganye na ba sogokuruza bacu, ivuga ko izatugira ishyanga ryera. Arababwira, none nimukomere mwitinya, hari Imana izadutabara. Mu buzima ukwiriye kubaho hari ikintu wishingikirijeho. Yo nta kintu wishingikirijeho, niyo mpamvu ubona bamwe biyahura, abandi bagakora ibintu bidasanzwe, bakanywa urumogi, bakanywa ibiyobyabwenge. Kubera iki? Yabonye ubuzima bwaramusize, ubuzima bwaramucitse, ubuzima bwararangiye, ubundi agahita afitamo ibyo bintu. Ariko iyo ufite ibyiringiro, haleluya, iyo ufite ibyiringiro ubuzima buba bukomeye. Kuko Bibiliya yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, haleluya. Kuko Uwiteka yakubereye ibyiringiro ngo ubumeze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi kandi giteye ku musozi. Ariko kuko ngo gitewe hafi y'umugezi, imizi iragenda igashorera ku mazi. Niyo mpamvu abantu bafite Imana ntabwo babagira. Umubwira uti, ariko ndabona ugiye gupfa, hoya sinzapfa ahubwo nzarama. Wamubwira ati, ariko ko wahombye waracuruzaga, akakubwira ati, rega haracyariho ibyiringiro, kuko nawe igiti cyatema cyakongera kigashibuka. Kuko umuntu ufite Imana ahorana ibyiringiro. Abasaza mu Bisiraheli rero bahoraga baha abana ibyiringiro, bababwira iby'Imana yavuze, bababwira iby'Imana yagiye babwira. Noneho ngo bakubita abana, abasaza bati, muhumure, nubwo turi gukubita, nubwo dukubitwa inkoni nyinshi. Hari yavuganye na ba sogokuruza ngo nuko Imana yumva ibyo bintu iri mu ijuru, ibwira Mose aho yararagiye, iramubwira ngo umva, numvisha kuniha kw'ubwoko bwanjye, numva gutaka k'ubwoko bwanjye, none ndagutegetse ngo haguruka ugende ujye kuncungurira ubwoko bwanjye, ubukure muri Egiputa, aho buri mu mibabaro, aho buri mu buretwa, aho buri mu kaga. Ndashaka kukubwira ngo mu kwizera kwawe, mu gusenga kwawe, mu gutaka kwawe, nibyo bishobora gutuma Imana ifata umugambi wo kugukura mu buretwa, ahantu hose uri, akaga kose urimo, ibyago byose urimo, n'amaboko yaba yaragufashe. Umva, amaboko yose yaba yaragufashe, imbaraga zose ayo maboko yaba afite, agomba kukurekura, kuko Imana yaba yavuze. Kuko Imana yivuze, Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze biraba, ngo kandi itegetse birakomera. Noneho ikintu kintangaje ni ukuntu Imana irebye Mose, umushumba w'intama, byibura yiza no kubwira undi muntu ngo haguruka ugende. Umushumba w'intama uragiye intama, Imana iramubwira uti haguruka. Birantangaza, umushumba w'intama none ahawe imbaraga zo kujya kuvugana na Farawo, haleluya. Umushumba w'intama uragiye intama zitari nizi, byibura yo ziza kuba nizi. Ariko Imana iramubwira ngo haguruka ujye kwa Farawo, ugende umubwire ngo rekura ubwoko bwanjye. Kuko iyo Imana yivuganye n'umuntu yari yoroshye, atarakomeye, abantu bamubonaga nk'umuntu usanzwe. Iyo Imana yivuganye n'uwo muntu, uwo muntu aba igihangange. Kuko impamvu uwo muntu aba igihangange, Imana yabwiye Saduraka na Meshaki na Abedenego, irababwira, ivugana n'umuriro, umuriro uhinduka ubusa. Imana yivuganye n'ikintu cyari gikomeye gihinduka ubusa, yivuganye n'icyari cyoroshye gihinduka igikomeye. Kubera iki? Yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo niki kibahagaritse, kandi hari inyanja. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi ku Bisiraheli, inyanja yahindutse nk'ikitariho. Imana rero ifite umugambi kuri wowe, ibyari biguteye ubwoba bikomeye bihinduka ubusa. Bibiliya iravuga ngo Mose arahaguruka ajya kwa Farawo. Ageze kwa Farawo, ntumbaze, sinzi uburyo yanyuze ku barinzi, sinzi uburyo yaciye, noneho kugira ngo Abisiraheli bemere. Imana iramubwira ngo rero ubwoko bw'Abisiraheli nibukubaza ngo ni iyihe Mana yagutumye, ujugunye inkoni hasi. Inkoni yijugunye hasi yinduka inzoka. Abisiraheli baze bati, Imana yagutumye, tikubona inkoni ivamwo inzoka. Baravuga bati, muhaguruke mugende, nimubwira ibyo bimenyetso aremera. Ariko inshuti yanjye, Farawo ntushobora kumwemeza. Niki wakora ngo umwemeze? Nta kibaho.
niki wakora? Hari abantu bajya bavuga ngo ningura imodoka ngo nzemeza abantu, ngo nindangiza kaminuza ngo abantu nzabemeza. Nta kintu wakora ngo wemeze abantu. Ikiyese uba muremure bati ni muremure se ngo azamanura imvura, waba mugufi yabaterereshya nk'ubutaka, wabyibuha bati dore uko kingana, wananuka bateragenda ukagira ngo aragaruka, wakira bati kirirata, wakena bati kiraturushya, wabigikara bakakwita kazungu. Ubwo si ubwo kweri niki wakora ngo wemeze abantu? Nta kintu wakora ngo wemeze abantu. Icyakoza Hana we yaravuze ngo ni Imana ishyira ikuzimu igakurayo, ni Imana ishobora kwemeza abantu bateme. Ariko weho nta kintu wakora ngo wemeze abantu, kuko se urakira ukarushya abantu, urakena ukarushya abantu, wakira bati yagiye ikuzimu. Ubwo si ubwo ikintu cyose wageraho abantu bagishakira inyito. Ariko Mose na Aroni bari bazi yuko bagiye kwemeza Farawo. Bageze kwa Farawo bazi yuko bamwemeje, bazi yuko ibintu byarangiye. Ngo Farawo arababaza ati ninde wabatumye? Bati ni Uwiteka. Uwiteka se ni igiki? Bati nirihe rindi zina? Bati ndiho se? Bati ni ikihe kimenyetso yabahaye? Bajugunye inkoni hasi. Bajugunye inkoni hasi, inkoni yabo ihinduka inzoka. Farawo abirebye arumirwa ati sha itwo tuntu, ati natwe ibyo turabikora. Ahamagaza abapfumu bose, ahamagaza abarozi bose, ati muze hano mufite inkoni ziteguye kuvamo inzoka. Umva rero reka nkubwire, ibintu byacu nubwo bikomeye, nubwo biri mu maboko y'abakomeye, mu maboko y'abafite imbaraga, ariko ndashaka kukumenyesha ko imbaraga z'Imana ziturinda zirusha ibindi bintu byose imbaraga. Mu gihe Aroni yari aho ngaho, yari arimo avuga ati Farawo turamwemeje, abonye inkoni yindi bavuze bati bigiye kuvamo inzoka, abwira Mose ataha none nibivamo inzoka nabyo baraza bajugunya hasi. Abapfumu bajugunya hasi bihinduka inzoka. Aroni ati dore ngaho nkubwira ko Farawo atoroshye. Reka nkubwire, nubwo ikintu yakikumaranye igihe, reka mbabwira aka kantu. Farawo kubera kumarana ubwoko bw'Abisiraheli igihe, yageze aho yikanga ko afite imbaraga, afite ubushobozi burenze ubwabo. Kandi mu buzima bwawe nujya ukoresha umuntu, ukabana n'umuntu, ukamukoresha igihe kirekire, burya ntuzagire ngo arishimye. Burya nawe aba ari mu migambi y'ukuntu yazakwiyomoreraho. Abisiraheli bo nta zindi mbaraga bari bafite zo kuva kuri Farawo, ariko baravugaga bati Mana Nyagasani udukure mw'ubu buzima. Ntago Farawo we rero yari azi ko afite byose, afite ubwami, afite ibintu byose, azi yuko yabashoboye, azi yuko ntaho bazamucikira. Ariko amaboko y'Imana ni magari cyane, ni maremare cyane, afite ubushobozi bwo kugukura mu maboko y'ikintu cyose, y'ikinyambaraga cyose, y'ikinyabushobozi cyose cyaba cyaragufashe. Noneho ngo aramubwira ngo namwe nimujugunye inkoni. Barazijugunya. Hari inkoni imwe ya Mose, hari na nyinshi z'abapfumu. Noneho utuyoka twari turaho. Burya ibintu byose biramenyana. Ndashaka kukubwira ibintu byose biramenyana. Noneho inzoka zibonye ya yindi nkuru nazo ziramenyana, ziramanza ziriyegeranya, ziravuga ziti ko twajyaga twidegembya databuja mukuru ataraha ngaha, none turidegembya hari akayoka kamwe kati mumpa amahoro, ati reka ninjire muri yo, ati kuko muri yo niho harimo amahoro, niho harimo ubuzima, niho harimo twose tujyamo. Ngo nuko Mose arangije aterura inkoni arayitwara. Nawe ya nkoni yose yavuyemo ikubiyemo za nzoka z'abapfumu. Noneho mbabajwe n'umuntu uyu munsi, njya ntago nyitinya imbaraga z'abarozi, kuko imbaraga z'abarozi nta bushobozi zifite, nta n'ubutware zifite. Cyokora yuzizeye ukumva bizagufata, biragufata. Ariko yo wizeye ko bitagufata, kuko Yesu yaravuze ngo muzakandagira inzoka mukandagire na sikoropiyo. Ntabwo rero ngo muzarya ikintu cyose cyica ntikigire icyo kibatwara. Ibyo ngibyo ariko bibakubize, utizeye niyo bakuvuze. Hari nabo bavuga bagahungabana, ariko mu by'ukuri n'abantu bavuga bagahungabana, ibyo nazo ni intege nke, ko nuko utizera. Ubundi se wabaho batakuvuze ko? Kandi kenshi na kenshi ko ibintu baba bavuga ku muntu ari ukuri, ibintu byinshi bavuga ku muntu biba ari ukuri. Ariko hari abantu bumva ngo bamvuzeho akarakara, ariko kandi ibintu bakuvuze biba ari ukuri. Baba bavuze kuri umukene.
none se baba babeshye, baba bavuze kuri mugufi ngaho bamuremure, nubona muremure nabwo baravuga ibintu batuvugaho byose biba ari ukuri, ariko hano we yaravuze ngo nimuhumure kuko iyo dukomerekeje ni nayo izatwomora. Wireba ku bantu, abantu nyine baravuga ibyo babona, ariko Imana yagukomerekeje ni nayo igira ububasha bwo kukomora. Mose aterura inkoni ye, atwaramo imbaraga z'abapfumu, atwaramo imbaraga z'abarozi, ariko Farawo ntiyemera. Arababwira ati nimugende, ibyo ni ugushaka kugomesha abari mu kazi, abari mu buretwa. Ariko none nubwo bari mu buretwa, Imana yari bafiteho umugambi. Kuba uri mu byago, kuba uri mu kaga, kuba uri mu ntambara, kuba uri mu bigeragezo, ntibikuraho ko Imana igufite umugambi. Kuba isi yose yaguhagurukira, kuba abantu bose baguhagurukira, kuba abantu bakuvaho, ntabwo bikuraho ko Imana igufiteho umugambi. Kuba Abisirayeli barababajwe bakageragezwa, ntabwo byakuragaho ko Imana ibafiteho umugambi. Nuko basubirayo, basubiyeyo Farawo atemeye. Imana ko umuntu ashobora gucika intege, ushobora gushaka ikintu imyaka 10, imyaka 5, 15 ukakibura ugacika intege, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ntirambirwa, Imana nticika intege. Noneho bageze reba barayibwira bati Imana wadutumye kwa Farawo, ariko Farawo yanze kwemera. Bati none dukore iki? Imana ibabwira ijambo ryiza cyane, irababwira ngo nimushaka uburyo mwafata inkoni yanyu muyitunga ku mazi, harahita havamo ibikeri, birahita bizamuka byose bizamukire kwa Farawo. Nimba ari ikintu nashimye, ubundi Imana ku isi hakorera abasirikare bo mu bwoko butatu. Hari abo mu mazi, hari abo mu kirere, hakaba nabo ku butaka. Abo mu mazi, abo ku butaka, nabo mu kirere. Noneho Imana yagombaga gukoresha abasirikare nabo batatu. Urumva nk'uko isi bikoresha abo mu mazi aribo bikeri n'imitubu. Ubwo ako kanya hari hagezweho abo mu mazi. Noneho ngo Imana ibwira Mose na Aroni, mufate inkoni yanyu muyitunge ku mazi, harahita hazamukamo ibikeri byose, birahita bizamuka bijya kwa Farawo, bijye mu mazu y'abagaragu be. Ariko ku y'Abisirayeli ntibyagombaga kugerayo. Nuko ibikeri birazamuka bijya kwa Farawo. Farawo yajya kuryama agasanga ibikeri biri mu buriri, bamutegurira ibiryo, ibikeri bigahita bijyamo. Ibikeri biragenda bijujubya igihugu cyose, ngo aza kumenya yuko byatewe n'Imana. Ngo bituma Farawo ahamagara Mose na Aroni. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo ibyakurwanyaga, ibyagutsikamiye igihe kirekire bigiye kugukenera, wawe utarubizi, bigiye kugukenera, bigiye kugushaka. Ndagira ngo nkubwire ngo umugisha, hari ukuntu tujya tuganira, umugisha urawushaka, ariko iyo utagushaka ntukuzaho. Ariko igihe cyawe cy'umugisha iyo kigeze, umugisha uzugusanga we nta ruhare ubigizemo. Niyo mpamvu uhura n'umuntu yari amaze imyaka 30 ari umukene, mu mwaka nyuma ya 30 ugasanga yarakize. Wamubaza byagenze gute, nawe akaba atabikubwira, kuko igihe cye cyari kigeze. Igihe cyawe iyo kigeze, icyo ukozeho cyose kiba cyiza, birakwizanira. Ujya kubona icyo ukoze cyose ukabona byakunze, kubera iki? Ku igihe cyawe cyageze. None se ubihakana wakwibaza mbere hose nariye. Ariko igihe cyawe iyo kigeze ibintu byose birakunda. Igihe cy'Abisirayeli kigeze rero Farawo arabahamagara. Igihe ndifuza ko uyu munsi dusenga ngo igihe cyacu kigere, duhamagarwe n'abatarigeze badukenera, duhamagarwe n'abataradushakaga. Kuko igihe cya Yosefu kigeze, Farawo yaravuze ngo nimumuzane, baramuzana. Ahita avuga ngo nta muntu mw'iki gihugu ufite ubwenge, buhambaye bumeze nk'ubwa Yosefu. Ariko kareke kose yari afunze, bene wabo bari baramujugunye. Ariko kuko igihe cyari kigeze, umwami wa Misiri abona yuko ari we munyabwenge wenyine. Impamvu uri mu byago, impamvu uri mu kaga, nuko igihe cyawe kitaragera. Ariko igihe cyawe iyo kigeze, ibintu byose, abantu bose sanga bakubaza ngo wari urihe, wabagahe, kandi wari uhari. Ariko igihe cyawe cyari kitaragera. Bibiliya bivuga neza ngo nuko Farawo arabakenera. Haleluya. Arabahamagara, arababwira ati nimuze, mwebwe nimunyitabe. Ngo baraza, abagirana negosiyasiyo. Arababwira ati rero ibi bikeri byanjengereje, kandi reka nkubwire, Farawo nagukenera akaguhamagara,
ntabwo ari uko agukunze, ahubwo ni uko hari ibyamushobeye agira ngo umufashemo. Haleluya. Ntabwo ari uko yagukunze, ahubwo ni uko ibintu byamushobeye byamaze kumubana byinshi, none hari icyo yakubonyemo, hari icyo yagukeneyemo. Dawidi ajya kurwana na Goliyati ntabwo ari yari akenewe, nta nubwo mbere kose yari akenewe, kuko ntiyari umusirikare. Ariko abandi basirikare bari baragize ubwoba, bari bari mu myobo, abajenerali bari bari mu myobo, ba koroneri bari bari mu myobo. Noneho nguwo ahagera ari umusivili aje kwirebera adakenewe. Ndashaka kukubwira yuko nubwo hari igihe cyagera ukaba udakenewe, hari n'ikindi gihe cyo gukenerwa. Hari igihe cyo gushaka Imana ukayibura, hari n'igihe cyo kuyibona. Kuko Yobu yaravuze ngo ni Imana yashakiye iburyo ngo arayibura, ayishakira ibumoso arayibura. Hari igihe umuntu ashaka Imana akayishaka akayibura, ariko ntuzatinye, nta hantu Imana iba yagiye, kuko ni Imana yihishira mu bihe ariko yarangiza ikiyishurira mu bihe. Nta handi hantu ibiri, wayiburira mu kwa mbere ukayibura mu kwa kabiri, ikazakwihishurira mu kwa karindwi ukayibonera mu gihe. Noneho hari igihe rero cyo kubaho udakenewe, ariko hakabaho n'ikindi gihe noneho ukenerwa. Hari igihe cyo gukomanga ntukingurirwa, noneho hakaba n'igihe cyo gukingura baza kukwishakira. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Dawidi rero we ntabwo yari akenewe, ariko ajya aho urugamba rwari ruri, ngo abona umugabo muremure wivovota, ngo nsuzuguye Imana, ngo nkasuzugura ngo n'ingabo zayo, ngo nkasuzugura n'umwami. Dawidi yibuka Imana imurinda imbere y'intare, yibuka Imana imurinda imbere y'idubu. Avuga amagambo akomeye, aravuga ati uwo ngo ndamwica, nimara kumwica muce n'igihanga. Noneho birangije ikintu cyabaye gikomeye, nuko Dawidi yahise avuga ati, akimara kuvuga ati ndamwica, abasirikare bakuru baravuze ati kandi koko wabona mwishe ari umusivili, atamwisha ari umusivile byazandikwa yeye mu gitabo cyo mwisi ko umusivile yakoze ibyananiye abasirikare. Umwana baramufata baramujyana bamushyira Sawuli. Cya kigeragezo cyari gikomeye cyitwa Goliyati, cya kintu cyari cyarananiranye cyitwa Goliyati, nicyo cyamuhuje n'umwami. Ndashaka kukubwira ngo ibyagufite akagufite niko kagiye kukuberamo umugisha. Intambara zawe, uburwayi bwawe, akaga kawe, ubukene bwawe nibwo bugiye kuguhuza n'umugisha. Urupfu rwa Lazaro, gupfa kwa Lazaro nibyo byamumenyekanishije bituma azuka, natwe turamuvuga. Dawidi ngo baramubaza bati nikosha ugiye kurwana na Goliyati, abasirikare baratinye, abajenerali baratinye, umwami yaratinye, none wewe ntutinye. Dawidi nawe arababwira ati iyabanye nanjye intare zanteye, idubu zanteye n'izabana nanjye. Haleluya. Ngo nuko uwo mwanya baramwambika ajya mu rugamba. Ageze mu rugamba abona ikigabo ukuntu kingana, cyari kirekire, kandi we ngo yari umwana w'umugenda. Bibiliya ibivuga neza, iravuga ngo nuko uwo mwana we nta kindi yari yitwaje ibuye. Ni impamvu ki yari yitwaje ibuye? Nuko Goliyati urubanza yari akatiwe rwari urwo kwicishwa amabuye, kuko mu Bisirayeli hari mu itegeko rivuga ngo umuntu watutse Imana agatuka n'umwami agomba kwicishwa amabuye. Ariko noneho abasirikare se bari bananiwe kumutera icumu, bari bananiwe gufatana nawe, urumva ibuye bari kuritinyuka, bo bari baracukuye imyobo bajya mu myobo. Hari igihe kigera abantu bose bagahahamuka, abantu bose bagahunga, bakabona yuko ibintu byananiranye, bakabona yuko ibintu bitagishoboka. Ariko ibidashoboka ku bantu, ibyananiranye ku bantu, ndagira ngo nkubwire ngo aho ngaho ku Mana birashoboka. Hari ubuzima bwawe bwananiye abantu, hari ubuzima bwawe bwananiye ibintu, hari nubwo bigera n'ibintu bikananirwa, ukarwara ibintu bikananirwa. Ariko noneho ndagira ngo mvuge neza, ibyananiye abantu, ibyananiye ibintu ku Mana biracyashoboka. Haleluya. Ibyananiye abantu, ibyananiye ibintu ku Mana biracyashoboka. Dawidi ngo ageze aho Goliyati ari, avuga neza. Goliyati ngo yamubonye Dawidi yari yitwaje inkoni, yitwaje n'imvumba yari irimo amabuye. Ngo aramubona, ngo aramubaza ngo nikosha unteranye inkoni ubonye ndimbwa? Naho Goliyati arimo kwihanuraho ububwa, kuko ububwa bwarabufite, ububwa bwamuje ugiye yatukaga Imana n'umwami. Ngo nuko Dawidi aramubwira ngo umva rero, njyewe wanteranye uducumu n'amacumu,
ariko njyewe sinjye uguteye, nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana n'ingabo zayo wasuzuguye. Bivuga ngo ntabwo ari njye uguteye, kuko yaba ari njye uguteye wari kunyica, ariko kuko atari njyewe, ahubwo njyewe nguteye mu izina ry'Imana. Bivuga ngo ntabwo Imana yabonye umwanya wo kuza, ubundi yakabaye ari Imana iza kwihanganira nawe, ariko kuko itabonye umwanya, Dawidi ni uje. None rero ubwo atari Dawidi uje, akaba aje mu izina, haleluya, akaba ari Dawidi uje, ntabwo uri bunshobore. Noneho ngo nuko afata ibuye, noneho afashe ibuye arimo kurizunguza, arimo gusenga. Muzi yuko iyo turimo gusenga Bibiliya iravuga ngo aho tuzakandagira tuzaba tuhafashe. Dawidi ari aho ngaho ari mu icyo kirere, kuko abandi bari baragize ubwoba bari mu mwobo, aho hantu kuhafata byari byarabananiye. Ariko ngo Dawidi ahageze arimo kuzunguza, arimo gusenga, agaca baragafasha. Abari mu myobo baravuga bati nubwo ibintu byatunaniye ariko reka dusenga. Barasenga. Noneho bari mu myobo umwe arababwira ati ariko nubwo twe byatunaniye ariko hejuru hari uduhagarariye, haleluya. Hari ibintu byakunaniye, hari ibintu byananiye abantu, binanira benshi, binanira buzi, ariko ntabwo byigeze binanira iyo hejuru, haleluya. Noneho baravuga bati se hejuru hari uduhagarariye, ko generali ari mu mwobo, Abuneri uyoboye urugamba, hejuru duhagarariwe nani? Ariko hejuru hari Dawidi utumwe n'Imana. Ngo nuko arazunguza akubita ibuye da Goliyati, amaje kuri mukubita agwagaramye yubamye. Bivuga ngo nta yindi Mana yo kubahwa iriho, apfa. Dawidi arirukanka amuca igihanga. Kandi nkwibutse nta ntwaro n'imwe Dawidi yari afite uretse ibuye ryonyine, kandi iryo buye naryo rifite ubusobanuro. Noneho afata ibuye, afashe ibuye ararijugunya, riramufata. Dawidi nta ntwaro n'imwe yari afite, nta ntwaro n'imwe bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kuko Dawidi yari yacuriwe inkota yo kumwica, ariko iyo nkota yacuriwe niyo yamwishe. Iyo nkota yacuriwe niyo yishe uwamuhigaga. Abaguhigaga ari igihe cyo kubashaka ukababura, kandi umuntu wahamagawe n'Imana, umuntu uri w'umugambi w'Imana, iyo hagize ikintu kimurwanya apfa mbere y'uko apfa. Niyo mpamvu Goliyati yapfuye mbere ya Dawidi, niyo mpamvu Sawuli yapfuye mbere ya Dawidi, ni mbere ya Dawidi. Niyo mpamvu Moridekayi atapfuye hagapfa Hamani, kubera ikintu cyose cyakurwanya, imbaraga cyaba gifite zose, uri w'umugambi w'Imana, gipfa mbere y'uko upfa. Nuko Abisiraheli bo rero bari aho ngaho, uno mwami abonye yuko ibintu byakomeye, Farawo abonye yuko ibintu byamukomeranye, ahita abegeranya arababwira ati twakora iki? Munsabire ku Mana, munyingingire ku Mana, kubera yuko byari byamaze kumenyekana ko abapfumu bose byari byabananiye, bari bananiwe kwirukana ibyo bintu. Hari ibintu bigiye kunanirana mu bantu, abahamagawe n'Imana, abasizwe n'Imana, akaba ari bo babikora ibyananiranye. Uko Dawidi yishe Goliyati, abandi byabananiye, banabisigiwe, banabihamagariwe, banabitorewe bikabananira. Hari abahamagawe n'Imana bagiye gukemura ibibazo byananiranye, haleluya. Bibiliya irabivuga ngo nuko arabiyegereza. Farawo arangije abona yuko nta yandi maboko ari, abona yuko nta zindi mbaraga zihari, abona yuko nta bundi butware buhari, abona yuko nta kindi cyubahiro gihari uretse kwisunga Imana. Ahamagara basigiwe kuvugana n'Imana, arangije kubahamagara arabiyegereza, arababwira ati rero mwebwe nimuze munyirukanire bino bikeri, nimumara kubyirukana nanjye nzabarekura. Mose muze gusoma ibice 8:5 haravuga ngo nyirariyeho, ndabizi yuko utazaturekura ako kamwanya, kuko hari ubwo Farawo adahita kurekura kugira ngo umugambi n'ibimenyetso byose byo kumwemeza kw'Imana bimanze byuzure. Noneho ngo uwo mwanya aramubwira tunyirariye ati cyokora kugira ngo umenye yuko nta wundi uhwanye n'Uwiteka Imana mu isi yose, ibikeri ejo uzabishaka ubibure, bive ku mazu y'abagaragu bawe, bive no ku munzu yawe, ubundi bisigare mu mazi gusa. Ngo nuko ubundi barasenga, heje ibikeri birahava. Mu buzima bwawe, mu buzima bwacu,
ndagira ngo dusenge dusabe Imana ko Farawo wagufashe wakugumanye yamenya ubutware buri muri wowe, yamenya Imana iri muri wowe, yamenya ubutware buri muri wowe. Kandi nibyo koko Farawo kugira ngo abimenye nuko kugira ngo bamenye yuko imbaraga z'Imana ziri muri wowe, nuko bakuroga ntupfa, nuko bakwirukana ku kazi ahubwo ukakagumaho. Imana yo mu ijuru idufashe. Ndagira ngo rero dusenge kugira ngo Farawo, kugira ngo ibyaguhize, kugira ngo abakurwanyije bamenye yuko muri wowe hari mu Imana. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo mu izina rya Yesu. Turagira ngo dusengere abantu bawe aho bari mu isi hose, aho bari mu buzima bwose hari ibibarwanya, nabo bafite ibimeze nka Farawo wabafashe wabamaranye iminsi. Ariko turasenze Mwami Imana kugira ngo bagenderere imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, ubutware bwawe, icyubahiro cyawe kiboneke kuri bo, ubuzima bwawe buboneke kuri bo, imbaraga zawe ziboneke kuri bo. Urakoze, turagushimye. Amen. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Amen.